Imana yandwaniriye ikampa imbaraga nkanesha idubu n'intare irabura ite kunkiza Umufilisitiya. Yibuka imbaraga z'Imana zabanye nawe mu ishyamba aragiye, yibuka Imana yabanye nawe aragiye intama za se, aravuga ngo irabana nanjye ndi imbere y'Abafilisitiya. Igihe cyose ushaka guhagarara mu kigeragezo kugira ngo ukineshe, wibuka iby'Imana yakoze, wibuka aho yagukuye, wibuka inzira yagiye kunyuzamo, bityo bigatuma ugira imbaraga zo kunesha n'ibikuri imbere. Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Elisa aravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ndabizi ariko muceceke. Ese ucecekesheje ibingana iki? Ni ibihe bintu ucecekesheje? Ni ryari ujya ugira ibyo ucecekeshe? Cyangwa bakavuga ngo nibyo koko yo naribeshye. Uzi ko ari byo? Se koko ubu nzabivamo. Uzabivamo. Uzabishobora. Gwiza imbaraga z'umutima. Rwana intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe. Wabujijwe kwiganyira. Mana itugirira neza. Raya sikabone. Imana iragukeneye. Ikeneye kugwiza imbaraga z'umutima. Yashyize imbere inzira ebyiri, ariko wowe ufite amahitamo. Nusubira inyuma ntabwo iri bugukurure ku mbaraga. Yakweretse ikibi n'icyiza, warabwirijwe, warigishijwe, warabatijwe ujya mu mazi menshi, asigaye nahawe ho gutabaza Imana. Ibyo udashoboye ukayibwiza ukuri, ukamubwira uti Imana ibi bijya bintsinde, ibi birananira. Erega Imana ibikeneye ko tuyibwiza ukuri. Habigura uti rwose iki ngiki cyo kirananira, iki ngiki cyo kirantsinda, izi ntege rwose ziyaze yongeza handatsindwa. Yuheretse Imana kabiri gatatu, Imana irikorera. Ayiwere ya Siribone. Ndagira ngo ugwize imbaraga z'umutima. Hari ikigeragezo kikuri imbere, hari icyifuzo ufite, ubarasenze urabona ibintu bidasubizwa. Gwiza imbaraga z'umutima. Eliya rero agendanye na Elisa, ariko Elisa yanze kurekura Eliya. Ntukarekure Imana. Ntukarekure Imana, uzayibona ho. Noneho ngo kugeza igihe Bibiliya yatubwiye ngo aravuga ngo nsaba icyo ushaka ntaragukurwaho. Ngo Elisa amusaba ibintu bikomeye, amusaba icya kabiri cy'umwuka wera umurimo. Kuko Eliya yari umutunzi, yari azi ko agiye kumusaba ku butunzi yari afite, ku nka se, ku biki, ibintu byose yari atunze. Ariko aravuga ngo reka uyu mugabo musabe mwuka wera umurimo, imbaraga zimukoresha nanjye zisigarane. Yasabye ikintu cy'agaciro. Jya usaba neza, jya usaba neza. Nujya imbere y'Imana jya utekereza ushaka ibyo usaba. Imana ishimwe. Rero ngo arasaba, asaba neza, asaba neza. Aravuga ngo mpa kimwe cya kabiri cy'umwuka wera. Bene data bakristo bakundwa, mureke twikomeze ku Mana ifite imbaraga. Ngo aramubwira ngo usabye ikintu kigoye, ariko nuba amaso, nukomeza kuba amaso. Birashoboka kuvuka mu miryango iruhije, birashoboka ko uriho za karande n'imivumo myinshi, birashoboka ko iwanyu batajya bakora amakwe, birashoboka ko iwanyu nta n'umuntu ugira inzu, birashoboka ko iwanyu nta n'umuntu wigeze ugura imodoka, ariko nuba amaso dosika ya bone birakubera uko bisaba. Nuba amaso wowe urayibona, nuba amaso wowe urubaka, nuba amaso wowe urakora ubukwe, nuba amaso wowe urabyara. Birashoboka ko iwanyu mubyara bigoranye, birasaba ko iwanyu haba impfu nyinshi bakenyuka, ariko nuba amaso wowe uzarama, nuba amaso wowe uzatunga, nuba amaso wowe uzabona ibyo abandi batabonye. No feya zini. Urakoze Mana. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Uhuye umugore kuba amaso, uhuye umugabo kuba amaso, uyu mukobwa umuhe kuba amaso. Birashoboka ko wabo ntabyo bigeze babona ibirori, birashoboka ko wabona ba nyirasenge batageze bakora za mariage ngo bashyingirwe, ariko n'aba amaso arashyingirwa. Ayiwe data wa twese. Birashoboka ko wabo batabyarira amezi 9, ariko n'aba amaso arayabyarira. Birashoboka ko wabo badashaka hakiri kare, ariko n'aba amaso arashaka. Dosikabone. Ukeneye ko uyu muntu aba amaso, ukeneye ko uyu mugabo aba amaso. Birashoboka ko batajya bubaka, ariko n'aba amaso arubaka. None si karabone. Hesha umugisha ubwoko bwawe buteze amatwi, hesha umugisha abadukurikira, hesha umugisha wagiriye neza Elisa, uyu munsi ugire neza. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane muri iki gitondo cy'umugisha, igitondo Imana yaturemeye kugira ngo twishime tunezerwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka rero nkuko bisanzwe ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia, reka dusenga Imana.
hanyuma niturangiza tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, mu izina rya Yesu Kristo w'Umunazareti, turagushimye ko turemeye umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi wo guhura n'Imana. Mu izina rya Yesu uyu munsi ubane natwe kurushaho, kandi ubwoko bwawe buhembukira imbere yawe, buri umwe wese akubone. Ijambo ryawe ribakize, ijambo ryawe rirakiza, ryomora imitima ifite ibikomere, rikiza urwaye indwara iyo ari yo yose. Ijambo ryawe rihindure buri umwe wese ushaka guhinduka, kandi kwera kwawe kutubonekaho cyane, imbaraga z'Imana zigaragare. Urakoze Mana kuri bubane natwe, urakoze kuri bwigaragaze, duheje imbaraga zose z'umwijima, dufashe mpiri gukora kose k'umwanzi, twirukanye abarozi n'abakonikoni byarwanya ijambo ry'Imana, turabibangamiye. Kwera kw'Imana kutubeho, urakoze kuri bubane natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. Nababwiye ngo ni Gatera Jose, guturuka muri Philadelphia. Nkuko bisanzwe ndashimira Imana y'amahoro, Imana nziza, Imana yumva gusenga kwacu, Imana izirikana. Imana rero ihabwa icyubahiro. Tugarutse imbere yanyu n'imbere y'Imana tuyishimira. Imana ishimwe. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho, turasoma igitabo cyo Kuva ibice byaho 14, turahera ku murongo waho wa 15, turahera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 18. Ariko nje kukubwira ngo ugwize imbaraga z'umutima. Mutwacu ijambo cyangwa se teme yacu ni ukugwiza imbaraga z'umutima. Umukristo agomba kugwiza imbaraga z'umutima. Umuntu w'Imana agomba kugwiza imbaraga z'umutima. Umuntu wese w'umukristo agomba kugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo ashobore urugendo, kugira ngo ahagarare mu isezerano neza, nuko agwiza imbaraga z'umutima. Imana itugirire neza. Reka rero turi kumwe n'umukozi w'Imana nkuko bisanzwe, reka adufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 14, turahera ku murongo wa 15. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyagiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Bambuka inyanja itukura nko ku butaka, ngo Abanyagiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Bagerageje kubajya inyuma, bagerageje kubakurikira, bagerageje kunyura aho banyuze, bagerageje kwivanga mu isezerano ryabo, ngo hanyuma bararengerwa, uruzi rurabarengera. Imana rero itugirire neza. Nje kukubwira ngo ntuzigane mugenzi wawe. Nkunda kubwira abantu ngo wajye ukora icyo Imana ishaka gukora, ujye uvuga icyo Imana ishaka kuvuga, ujye ugenda uko Imana ishaka kugenda. Kuko kenshi tubonye abantu bagwa mu bintu ari uko bakurikiye abandi. Ngiye gukora nka runaka nawe yaracuruje, runaka nawe yaravuze, runaka nawe yarabikoze, nanjye ngiye kubikora. Noneho ugasanga duhuye n'intambara zo kubwira abakristo ngo iki, ngo ati se gute nakoreye Imana nkaba mpuye n'iki kibazo, gute nakoreye n'Imana nkaba mpuye n'iki gihombo, gute nakoreye Imana nkaba nguye muri yatake. Ariko mu by'ukuri ntiwayisobanuje, warayikoreye, wakoze umurimo mwiza, ariko kandi ntabwo yigeze wigisha inama. Ibi rero biragusaba iki? Biragusaba kugira ubwenge, ugashaka kubana n'Imana, bikagusaba kubana n'Imana kugira ngo umenye umwanya wawe uhagazemo, umenye igihe cyawe. Kuko naje kumenya yuko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Abisirayeli Imana yari ibashakiye inzira, iyica mu mazi. Hanyuma iki? Hanyuma ngo Abanyagiputa barabakurikira, ariko kandi ngo babakurikiye bahera ko bararengerwa. Kubera iki? Ntabwo bari bavuganye n'Imana. Ntabwo Imana yari yabavugishije, ntabwo ari inzira Imana yari yabahaye, ahubwo biganye iki? Biganye Abisirayeli. Ntukigane. Dufite abantu bigana abandi, bakabigana mu myambarire, bakabiganira mu mikorere. Kwigana kwiza kubaho, hari n'ishyaka ryiza ry'umukristo, ariko kandi hari abantu bagenda. Paulo nibyo yavuze ngo nimwifate uko mutari, ngo nimwishushanye nk'abiki gihe. Abo ni abantu bishusha. Hari abantu kandi bwo tuba tubwira abakristo, nimukishushanye, nimugakora ibyo runaka yakoze, ahubwo ujye ukora iby'Imana ishaka gukora. Mana rero tugirire neza.
Imana itugirire neza muri iki gitondo. Imana itugarutseho, iri kuduhugura, iri kuvugana natwe. Abisirayeli bambuka inyanja itukura, abanyegiputa bagerageje kubakurikira barengerwa n'amazi. Yego, umurongo wa 15. umurongo wa 15. Uwiteka abaza Mose ati, Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe. Nawe umanike inkoni yawe. Urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakurikire. Nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakurikire. Mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze zose. No ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Imana itugirire neza. No ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi. Imana itugirire neza. Haleluya. Umurongo wa 18. Umurongo wa 18 haravuze ngo abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka. Nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo. Nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo. No ku magare ye. No ku magare ye. No ku bahetswe n'amafarashi be. No ku bahetswe n'amafarashi ye. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Amen. Imana murabyibuka neza, Abisirayeli bakuwe bavuye muri Egiputa, bavuyeyo kubw'amaboko y'Imana, bavuyeyo kubw'imbaraga zayo, bavuyeyo kubwo gukora kw'Imana. Imana yari yarabahaye isezerano. Iki gihe rero cyari igihe cyo gusohoreza isezerano Abayisirayeli. Ibakura muri Egiputa, irabazana, ibakura amaboko ya Farawo. Nubwo byari bitoroshye, kuko murabyibuka bakunda gusoma Bibiliya, ngo habaye ibitangaza 10. Igitangaza cya mbere Farawo agiciye amazi, cya kabiri ni uko kwa kundi umukristo asenga, ugasanga arasenza umunsi wa mbere, wa kabiri senza yitatu, kabura ntibihindutse. Ariko buranje no kukubwira ngo ntukave imbere y'Imana itaragusubiza. Masengesho yawe burya Imana ibiyumva. Kuko Abisirayeli Imana igiye kubatabara, yategetse Mose ngo subira muri Egiputa, yari yaravuyeyo, ngo subirayo ujye kubwira Farawo rekura ubwoko bwanjye bujye kunkorera. Hanyuma rero ngo Farawo arinangira, kuko bari abakozi be, bari abacakara, ngo banza kwanga, banza kubimana. Imana ibwira Mose ngo hagurukana inkoni, ngo uyijyane, ngo ya nkoni uzayikubite hasi, ngo hanyuma hazavamo inzoka, ngo Farawo azatinya. Ariko ngo Farawo ntiyatinya, ngo ashaka kuzana inzoka nawe. Icyakora ngo inzoka ya Mose irazimira, inzoka y'Imana imira inzoka za Farawo. Burya hari kuru dusenga shitani akadusuzugura, ariko ntukave imbere y'Imana, ukabona ikigeragezo ntigihinduka, ukabona ibibazo ntibihinduka. Burya ntugacogore, nje kuvuga ngo ntugacogore, ahubwo biragusaba kugwiza imbaraga z'umutima, ugakomeza ugasenga, ukaba imbere y'Imana. Imana ishimwe ko ijya yumva amasengesho. Hanyuma rero ngo Farawo, Imana ikora ikintu gikomeye, izana umwijima uracura budika, ngo Egiputa yose mu mwijima, aho umuntu yari ari agumaho. Ariko ngo ibyo Farawo ntiyabyumva. Hari amasengesho dusenga ukagira ngo ntabwo ari kugera iyo ajya, ariko burya guceceka kw'Imana si uko binaniwe gukora. Hari igihe bikuretse gato kugira ngo ubanze uhatinde uhige. Rero ngo nabwo Farawo ngo arinangira, akomeza gukomeza umutima ukomeye, arinangira. Hanyuma ngo Imana fata amazi yose ahinduka uruzi yogeragamo, ngo ruhinduka amaraso. Ibyo ntibyagira icyo bibwira Farawo. Hari ibintu shitani areba, tugasenga tukamukubita, tukiyiriza ubusa, tukajya imbere y'Imana, tukubaka insengero, tugashyigikira umurimo w'Imana, ariko shitani agashaka kukomeza aguhondagura. Ntuzatinye, yaguhamagaye irahari, yaguhamagaye niyo kwizerwa. Hari ikindi gitangaza izakora, hari ikindi kimenyetso izerekana, hari izindi mbaraga zazo zizahaguruka. Maboko yayo yarihagije,
Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Bene data, nje kukubwira gusa ngo gwiza imbaraga z'umutima, naho amaboko y'Imana arihagije. Gutinda mu kibazo, gutinda mu kigeragezo, gutinda mu byo urimo mu bigeragezo ntibizagukura umutima. Komeza ubane n'Imana gusa, komeza ukizwe. Imana ikora ikintu gikomeye. Farawo yari yaninangiye, ariko kubera yuko Imana itabura inzira, ibwira Abisirayeli ngo mwicecekere gusa, mwicecekere, nzabakura muri iki gihugu nubwo yanze kubahagurutsa ngo muhave, nge nzahabakura. Iki gihe rero cyari igihe gikomeye, cyari igihe gikomeye cy'Abisirayeli. Kandi uzarebe mu Kristo, ushobora kuba mu buzima ariko y'urugamba rujya kurangira nibwo rukomera cyane. Ujya kuva mu kibazo nibwo ubona Imana ikubwira ngo nkukijije indwara, uzasanga urembye kurusha uko wari wimereye. N'abaganga bahindagane bavuga ati si uyu muntu uko asubiye inyuma. Imana ni ikubwira ngo nkukuyeho inzara, uzasanga aribwo utangiye gusonza. Imana ni ikubwira ngo nkuhaye akazi. Mbese y'urugamba rujya gukomera nibwo rukomera. Namwe murabizi abantu babaye kuri iyi si iby'intambara, bamwe mushobora kuba mutabizi ariko abarwana barabizi. Y'urugamba rujya kurangira nibwo ruzana isibaniro. Rero ahangaha ni iki? Imana yiheshereje ngo nanjye nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Mu yandi magambo ngo nzarwana urugamba, nzabaneshereza. Imana itugirire neza, Imana iduhe kugwiza imbaraga z'umutima. Imbaraga ziturwanira n'iz'Imana gusa. Aba Bisirayeli barwaniriwe n'Imana, barwanirirwa n'Imana mu gihe gikomeye, barwanirirwa n'Imana mu gihe kigoye. Imana ibakura muri Egiputa ku maboko yayo, ibageza imbere y'inyanja. Kandi ibitubaho byose Imana irabizi. Murabizi ko Imana bageze ku nyanja ngo irababwira ngo noneho mugende, nimuhagera musubire inyuma, musubire inyuma, mubambe y'amahema. Kandi icyo gihe muzaba musubiye inyuma. Kwa gusubira inyuma kwawe, urabizi ko hari igihe winjira mu buzima ukabona ubuzima bubaye bwiza, ugakora ukabona biragenda, ariko wagera ukabona bitangiye guhomba. Ni cya gihe umukristo atera induru ati natangaga icya10, natangaga amatore ndahombye, baramfungiye, bigenze bitya, none si bizaza. Ariko hari igihe Imana igusubiza inyuma, kuko yasubije inyuma Abisirayeli, yabagejeje ku nyanja itukura, iravuga ngo nimwe musubiye inyuma. Farawo azavuga ko mwahabye, azavuga ko ubutayu bakingiranye, ariko mwe muzicecekera. Kandi koko niko byageze. Hanyuma ngo Farawo agerageza kubakurikira, baramubona, batera induru, barasakuza, bavuza induru, baravuga bati turashize, turapfuye, dore nta n'inzira, dore imbere yacu hari inyanja. Ngo bavuza induru, bariyamira, babwira Mose bati mbese muri Egiputa nta mva zabagayo, kubera iki wadukuyeyo? Nta marimba abayo. Batangira gusubiranamo. Urabizi iyo turi mu kibazo twitana ba mwana, ariko mureke twe twamenye Imana, twe twakijijwe, tuyikomezeho. Urumva ngo abitwa ba Datana, bakorana ba Biramu, ngo bazanye akaduruvayo, batangira kuvuga ngo sibyo twababwiraga, sibyo twavugaga. Natwe ahangaha dufite abantu babivuga bagaca abandi intege, bakababwira ngo sibyo twavugaga. Mwihata kuba mu nsengero, kuba mu nsengero nta cyaha kirimo, gukorera Imana nta cyaha kirimo, kuyikomezaho nta cyaha kirimo. Shitani ntakakuburire ngo guca intege, ngo dore igihe wasengeye, dore imyaka ishize, ubu uzatabarwa ute? Nawe wajya no kwireba mu kiro ukavuga ngo ndacyabyaye, ubuse ko nzashaka, ubuse ko nzubaka inzu, ubuse ko bizacaye. Ariko Imana irihagije. Wowe gwiza imbaraga z'umutima, Imana yacu irihagije. Imana rero tugire neza. Imana igira inama Abisirayeli, habwa iti rero mwebwe nimucumbikaho, mubamba amahema. Nubwo Farawo azasakuza akavuga ngo ubutayu burabamize, ni cyagiye abantu bavuga ngo twarababwiye, bariya nta Mana basenga, se buramubona akizwa, bira nibya. Oya, ibyo bigomba kubaho n'Abisirayeli byababayeho. Kubera iki? Igihe cyose ariko Imana ihinduye n'abantu barahindura. Nje kukubwira ngo ikomeze ku Mana, ugwiza imbaraga z'umutima, bindi byose Imana izabyikorera. Imana ishimwe ko yumva amasengesho, Imana ishimwe ko Imana izirikana. Imana dusengira zirikana. Yabazirikanye bamaze imyaka 100 muri Egiputa. Imana yaravuganye nabo, bakora imirimo y'uburetwa, basubira inyuma, barakubitwa, bagakata amatafari, icyondo, bakabumba amatafari kuzuba yihangu, bahanakubiswe, bagakubitwa ibiboko, bagore babo bakavoma, bakikorera ibindi batwita inda nkuru.
ariko ako karengane kose kubera kuzirikana kw'Imana, Imana ikagenda ibireba. Mwene data, iyo wihanganye, iyo wikomeje ku Mana, iyo utivumbuye, Imana irazirikana. Nje kubwira gusa ngo niguhe kugwiza imbaraga z'umutima, kandi ujye ubisaba Imana ko bwije nuko bukeye, ujye usaba Imana ngo Mana mpa kugwiza imbaraga z'umutima. Imana itugirire neza, Imana idushyigikire, mwicogora nimukomerere ku rugamba. Waduhamagaye n'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa azabikora. Ushobora kuba ufite uburwayi utinzemo, ushobora kuba hari ikintu utinzemo, ushobora kuba hari ikibazo utinzemo, ushobora kuba hari ikintu wifuza. Niba kwifuza kwawe kose uguharire Kristo, ibyo dukeneye byose bifitwe nayo, bifitwe nayo. Ibyo dukeneye byose Imana irabifite. Rero nimureke mbabwiza ukuri, mureke twikomeze ku Mana, mureke twikomeze ku Mana, dusenge, dukizwe, twubaha Imana. Imana ifite byose. Iyibutsa Abisirayeli, uyu munsi ntabwo ari bo, uyu munsi ni wowe ubwiwe. Iyo bambukije inyanja itukura, uyu munsi rero inyanja itukura wasanga ari ubwo burwayi, wasanga ari icyo kibazo, wasanga ari iyo gereza, wasanga ari ibitaro uryamyemo. Ariko Imana ngo yahashatse inzira, Abisirayeli barahanyura, baratambuka, baragenda. Imana itugirire neza. Bene data bakristo, yewe muntu wakijijwe ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ni umwikomezeho. Ijambo ry'Imana avuga ngo nibuye, ngo nibuye wikomeje kwibuye, nibuye ngo ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ngo niryo rikomeza imfuruka. Ndagira ngo wikomeze ku Mana, ndagira ngo ubane nayo, ndagira ngo ubane n'Imana, ugwize imbaraga z'umutima kugira ngo Imana ikwambutse inyanja itukura. Imana itugirire neza, Imana yacu idushyigikire. Ngo nanjye nziheshereze icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, kugira ngo Abanyegiputa bamenye yuko ndi Imana. Ntabwo Imana yagusiga muri icyo kibazo, ntiyagusiga kuri uwo mudugudu bagusekeyeho, ntiyagusiga muri icyo kibazo urimo. Imana iziheshereze icyubahiro no ku ngabo ze zose z'aba Farawo. Imana itugirire neza. Reka dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri, bariho dusoreza. Reka dusoreze mu gitabo cy'Abami ba kabiri, Abami ba kabiri ibice byaho bibiri, n'ubundi turasoma ku murongo waho wa mbere tugere ku wa gatatu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana. Igitabo cy'Abami cya kabiri, ibice bibiri, umurongo wa mbere. Yego. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Eliya azamurwa mu ijuru. Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru muri serwakira, igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilgali. Eliya ahagurukana na Elisa i Gilgali. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye i Beteli. kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. ntago ndi busigare. Nuko baramanuka bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Umurongo wa gatatu niho tugarukira. Umurongo wa gatatu. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Imana itugirire neza. Umurongo wa 9. Kadusoma umurongo wa 9. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati,
bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Wa 10 umurongo wa 10. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane. Icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo. Ariko nutambona siko biri bube. Mana iguha umugisha. Amen. Mana ishobora byose. Uku Eliya na Elisa, Bibiliya ivuga yuko Elisa yari umugaragu wa Eliya, barabanaga, yari umufasha we, yaramufashaga. Ariko ngo Uwiteka ashaka guhamagara Eliya ngo ajye mu ijuru, yamutwaye muri serwakira. Elisa amwikomezaho, arabimenya, amenya ko shebuja agiye kumuvaho, amwikomezaho. Hanyuma ngo bagenda bamubwira bati nyamuneka Elisa, ntabwo shobuja muri bukomezanye, Imana igiye kumujyana. Aravuga ngo ndabizi ariko muceceke. Kuvuga iki rero? Hari ibintu ugomba gucecekesha kugira ngo ukomeze umurimo w'Imana, kugira ngo ukomeze urugendo urimo, biragusaba kugwiza imbaraga z'umutima. Elisa yataza kugwiza imbaraga z'umutima, ntabwo ari gukomezanya na Eliya. Ibyamucecekeshaga, ibyamucogozaga, ibyamubwiraga inkuru kandi yari ukuri. Hari ibintu bakubwira batari kubwo, urabona ibi nibi, urabona biriya na biriya. Iyo uri mu murimo ntubura ibintu, ntubura ibiguca intege. Iyo uri mu rusengero, iyo wakijijwe, ubwo urabona uzabikomeza, ubwo urabona uzabishobora. Ubwo ibyo bintu by'abarokore, ndakubwiza ukuri, nutagwiza imbaraga z'umutima ntago wanabishobora koko. Ariko nugwiza imbaraga z'umutima, hari ibyo uzacecekesha, hakubwo uzabaho gutyo gusa. We mu rugo hari ingero nyinshi baguha kandi ukumva arizo. Ariko nje kukubwira ngo jya uvuga ngo ndabizi ariko muceceke. Ugira ibintu ucecekesha, ugwiza imbaraga z'umutima. Imana ikugirire neza, Imana igushyigikire, ugwiza imbaraga z'umutima. Uyu Elisa yagwije imbaraga z'umutima. Ndabizi ariko muceceke. Ndabizi ariko nimugire icyo muvuga. Ndabizi ariko nimwicecekere. Ngo Eliya ubwe wenyine aramuhindukirana amubwira ati ndakwinginze sigara kuko Uwiteka ntumye Yeriko. Aravuga ati nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe ntabwo ndi busigare. Yikomeje, yabonaga ari umunyamumaro, yabonaga ari mu nzira y'ukuri. Ntugatandukane n'umunyamumaro, ntugatandukane n'umuntu urimo amavuta y'Imana, ntugatandukane n'umuntu usenga, ntugatandukane n'umuntu wubaha Imana. Umuntu wubaha Imana ajye umwikomezaho, umuntu ukiranuka ajye umwikomezaho, umuntu ugira ukuri ajye umugira inshuti. Waguha iby'isi byose ukabura ubugingo, byakumarira iki? Jya ushaka umuntu uri mu mwuka w'Imana, jya ushaka umuntu wubaha Imana. Birashoboka ko kubaha Imana kwawe bikunaniye, ariko jya wifatikanya n'umuntu wubaha Imana, umugende inyuma, umufate ikinyita cy'umwenda, umwikomezeho. Muribuka wa mugore wari urwaye ngo indwara yo kuva, Bibiliya ivuga ngo yari arwaye umugongo. Hanyuma ngo yumva inkuru ya Yesu, aravuga ati ibyo byose sindi bumugereho, maze n'igihe kirekire abantu barandambiwe, ariko nanjye reka ngerageze mu mbaga nsigaranye. Ati sindi bumugereho, nta n'uwo nasaba kumvugana ngo mvuganire kuko ikibazo cyanjye cyaratinze, ariko reka ngerageze byibura mukore ku mwenda. Namaze kumenya ko ari mu mwuka w'Imana, namaze kumenya ko ari umuntu w'Imana. Umwenda we wonyine urankiza. Jya ugira kwizera, wizere yaguhamagaye. Kandi nkunda kubwira abantu ngo ngwiki, ntukajye urebera Imana mu kibazo. Igihe cyose uri mu kibazo, jya urebera Imana mu kisubizo. Hari ibyo yigeze gukora, ujye isubiza amaso inyuma wibuke. Dawidi ngo yaributse igihe ari mu rugamba rwana na Sawuli, yaravuze ajya kurwana n'Abafilisitiya, yaravuze ngo iriya Imana yandwaniriye ikampa imbaraga nkanesha idubu n'intare, irabura ite kunkiza Umufilisitiya. Yibuka imbaraga z'Imana zabanye nawe mu ishyamba aragiye, yibuka Imana yabanye nawe aragiye intama zase, aravuga ngo irabana nanjye ndi imbere y'Abafilisitiya. Igihe cyose ushaka guhagarara mu kigeragezo kugira ngo ukineshe, wibuka iby'Imana yakoze, wibuka aho yagukuye, wibuka inzira yagiye kunyuzamo, bityo bigatuma ugira imbaraga zo kunesha n'ibikuri imbere.
imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Elisa aravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ndabizi ariko muceceke. Ese ucecekesheje ibingana iki? Ni ibihe bintu ucecekesheje? Ni ryari ujya ugira ibyo ucecekeshe? Cyangwa bakavuga ngo nibyo koko yo naribeshye. Uzi ko ari byo? Se koko nzabivamo. Uzabivamo. Uzabishobora. Gwiza imbaraga z'umutima. Rwana intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe. Wabujijwe kwiganyira. Imana itugirira neza. Raya sikabone. Imana iragukeneye. Ikeneye kugwiza imbaraga z'umutima. Yashyize imbere inzira ebyiri, ariko wowe ufite amahitamo. Nusubira inyuma ntabwo iri bugukurure ku mbaraga. Yakweretse ikibi n'icyiza, warabwirijwe, warigishijwe, warabatijwe ujya mu mazi menshi, asigaye nahawe ho gutabaza Imana. Ibyo udashoboye ukayibwiza ukuri, ukamubwira uti Imana, ibi bijya bintsinde, ibi birananira. Erega Imana ibikeneye ko tuyibwiza ukuri. Habigura uti rwose iki ngiki cyo kirananira, iki ngiki cyo kirantsinda, izi ntege rwose yongeza aha ndatsindwa. Yuheretse Imana kabiri gatatu, Imana irikorera. Ayiwere ya siribone. Ndagira ngo ugwize imbaraga z'umutima. Hari ikigeragezo kikuri imbere, hari icyifuzo ufite, ubarasenze urabona ibintu bidasubizwa. Gwiza imbaraga z'umutima. Eliya rero agendanye na Elisa, ariko Elisa yanze kurekura Eliya. Ntukarekure Imana. Ntukarekure Imana, uzayibona umunya. Noneho ngo kugeza igihe Bibiliya tubwiye ngo aravuga ngo nsaba icyo ushaka ntaragukurwaho. Ngo Elisa amusaba ibintu bikomeye, amusaba icya kabiri cy'umwuka wera umurimo. Kuko Eliya yari umutunzi, yari azi ko agiye kumusaba ku butunzi yari afite, ku nka se, ku biki, ibintu byose yari atunze. Ariko aravuga ngo reka uyu mugabo musabe mwuka wera umurimo, imbaraga zimukoresha nanjye zisigarane. Yasabye ikintu cy'agaciro. Jya usaba neza, jya usaba neza. Nujya imbere y'Imana jya utekereza ushaka ibyo usaba. Imana ishimwe. Rero ngo arasaba, asaba neza, asaba neza. Aravuga ngo mpa kimwe cya kabiri cy'umwuka wera. Bene data bakristo bakundwa, mureke twikomeze ku Mana ifite imbaraga. Ngo aramubwira ngo usabye ikintu kigoye, ariko nuba amaso, nukomeza kuba maso. Birashoboka kuvuka mu miryango iruhije, birashoboka ko uriho za karande n'imivumo myinshi, birashoboka ko iwanyu batajya bakora amakwe, birashoboka ko iwanyu nta n'umuntu ugira inzu, birashoboka ko iwanyu nta n'umuntu ugeze ugura imodoka, ariko nuba maso dosika ya bone birakubera uko bisaba. Nuba amaso wowe urayibona, nuba amaso wowe urubaka, nuba amaso wowe urakora ubukwe, nuba amaso wowe urabyara. Birashoboka ko iwanyu mubyara bigoranye, birasaba ko iwanyu haba impfu nyinshi bakenyuka, ariko nuba amaso wowe uzarama, nuba amaso wowe uzatunga, nuba amaso wowe uzabona ibyo abandi batabonye. No feya zini. Urakoze Mana. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Uyu mugore kuba maso, uyu mugabo kuba maso, uyu mukobwa umuhe kuba maso. Birashoboka ko wabo ntabyo bigeze babona ibirori, birashoboka ko wabona ba nyirasenge batageze bakora za mariage ngo bashyingirwe, ariko n'aba maso arashyingirwa. Ayiwe data wa twese. Birashoboka ko wabo batabyarira amezi 9, ariko n'aba maso arayabyarira. Birashoboka ko wabo badashaka hakiri kare, ariko n'aba maso arashaka. Dosikabone. Ukeneye ko uyu muntu aba maso, ukeneye ko uyu mugabo aba maso. Birashoboka ko batajya bubaka, ariko n'aba maso arubaka. None si karabone. Hesha umugisha ubwoko bwawe buteze amatwi, hesha umugisha abadukurikira, hesha umugisha wagiriye neza Elisa. Uyu munsi ugire neza uyu mugabo, uyu munsi ugire neza uyu mugore, uyu munsi ugire neza uyu mukobwa, uyu munsi ugire neza uyu muntu ugutegereje. Urakoze Mana. Agurira ijambo risohoza icyarizanye, agurira ijambo rigira umuntu rikiza, agurira ijambo rigira umuntu rivura. Romene sikarabone foye. Urakoze Mana. Hari umuntu ugiriye neza, hari umuntu ugiriye neza, hari umuntu ugiriye neza, hari umuntu ugiriye neza, hari umuntu wabaye maso, none uhuye nawe. Icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimye, ndagushimye Kristo, ndagushimye Mana. Uracyari ku ntebe y'imbabazi, urategereje, uri kuvuga ngo ushatse nawe waza, ngo imbabazi zigihari. Urakoze kubw'imbabazi zawe zimanukiye itorero, zimanukiye isi, zimanukiye abantu bawe, zimanukiye abagutegereje. Urakoze Yesu. Ndagushimye
icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimye, izina ryawe ryubahwe. Nizi umuntu wari umaze iminsi aryamye, kukijije uyu muntu wari wabuze igisubizo cy'uburwayi bwe. Uri Imana ikiza, uri Imana ikiza. Wageze kwa Yayiro, mwana warakira. Wageze kwa Lazaro, arazuka. Hari umuntu uzuye, ibyo byari byarapfuye, ibyo byari byarasinzire. Wakije wa mugore wari umaze imyaka 12, wakuye umuntu umwana wari umaze iminsi ku kidendezi myaka 38, ngo atagira umuntu, kandi uhageze urabimenya. Hari ibintu umenye byari bigoye uyu muntu, hari ibintu umenye byari biruhanije, hari ibintu umenye, hari ibintu ukoze, cyubahiro kibi cyawe. Ndagushimye kubikoze, urakara muri Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose, guturuka muri Philadelphia. Reka rero mbahe telefone, hari aho utasobanukirwa ukavuga uti ibi ndumva ntabyumvise neza, turaha kugira ngo Umwuka Wera dufashe. Waduhamagara, cyangwa se uti nanjye ndashaka kugira ngo nkiza, shaka kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza. Ibyo byose nabigiraho ntarakizwa. Njya nkunda kumva iby'abarokore gusa, ariko ntabwo nkijijwe. Ni iyihe nzira twakugira inama? Urahamagara kuri 0785 98 944, 0785 98 944, na 0722 74 34 931, 0722 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha.